turabashuhuje abadukurikiye ku Bugingo Bwiza TV aho muhereye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Imana ibahumugisha, twizere yuko mumeze neza, kandi niba utameze neza humura wizere Imana kuko ishoboye byose. Nitwa Hirwa Aime, kuri kamera ndi kumwe na Sam. Tufite umutumirwa wacu Imana yakoze ko yamutuzaniye. Abantu benshi bibazaga hano yaba yaragiye kuko bari bamaze iminsi batamubona, ariko tugize amahirwe yo kongera kumubona. Tugiye kumwakira hanyuma abibwire, anatubwire aho yabaga bibaye ngombwa, adusengera Imana hanyuma akomeza atubwire icyo Imana yashyize ku mutima we. Turamwakire mu izina rya Yesu. Yego, murakoze cyane. Imana ibahereze umugisha kunyakira. Nishimiye ikaze mwampaye. Abatazi amazina yanjye Twiramunda Nicole. Nari maze iminsi ntahari bitewe n'amasomo, ndacyari umunyeshuri mu mashuri yisumbuye, ntabwo nari narataye umurimo. Yego, mbahaye ikaze rero nanjye muri kino kiganiro tugiye gukorana. Imana ibahereze umugisha cyane. Tugiye kuganira ku butumwa bw'Imana yakize ku mutima, ariko reka tubanze dusenge twiragize Imana. Turagushimiye kuba umurengezi, icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Turagushimiye ko waturinze turi mu mpande enye z'isi zitandukanye, wabanye natwe ntiwaduhanye, Imana ntiwadutereranye, n'ukuri twabonye ukuboko kwawe, bishimirwe. Uwiteka Imana yacu rero, mwami ngiye kuvuga, nyemerera ntaba ari njyewe ntacyo mfite navuga, ntacyo mfite nabwira ubwoko bwawe. Cyakora uzi ikibi ku mutima, uzi icyo bakeneye, mwami Imana ari cyubaha. Ndagushimiye kwemeye kubana nanjye, mwami nsengera imitima igiye kumva ijambo ryawe ihembuke. Mwami Imana nyemerera cyane iri jambo ribe inkota yinjira igahinguranya, yongere rishyiremo imbaraga benshi. Ndagushimiye rero kubanye natwe, tugwaye ikaze na karibu gukorana uko mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Imana ibahereze umugisha cyane. Mbahaye ikaze, ndabakiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndumva atari ubwa mbere bamwe tubonanye, cyangwa se n'aba ari ubwa mbere. Ndabishimiye cyane, nishimiye kuganira namwe. Yego, tugiye gusoma ubutumwa bwiza buri muri Yohana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice ni 16. Turahera ku murongo waho wa 5 turagera ku murongo wa 9. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umumaro Umwuka Wera azabagirira. Uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza uti urajyayo. Ariko kuko mbabwiye ibyo, imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza. Dukomeze. Umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. 8. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona. Umurongo wa 11. Dukomeze. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Hano Yesu Kristo ari kubabwira umumaro Umwuka Wera azatugirira. Aravuga ngo sinabibabwiye kera kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko ubu noneho ndabibabwira kuko ndi kujya kuwantumye. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero yarimo aratubwira, aho yavuze ngo simbasize mwenyine, simbasize nk'imfubyi, nzabahereza Umwuka Wera. Imana ishimwe ko itadusize nk'imfubyi, Imana ishimwe ko itadusize twenyine, yaduhaye umufasha, iduha Umwuka Wera. Imana ishimwe. Haleluya. Duhereza Umwuka Wera kugira ngo azabane natwe. Muri make yaduhaye ingwate. Iyo umuntu aje akakuguriza, hari ubwo agusigira ingwate kugira ngo wizere neza yuko ayo mafaranga azayagusubiza, cyangwa se ikintu runaka mwaba mwaguze hajya abaho gutanga ingwate. Kugira ngo banke ikugurize amafaranga nuko ugomba kwerekana ingwate zawe. Rero Kristo nawe yadusigiye uwo Mwuka Wera, amudusigiraho nk'ingwate, atubwira ko tutari twenyine. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome ubutumwa bwiza buri mu Byakozwe n'Intumwa, igice ni cya mbere, umurongo wa 8. Uravuga ngo ku murongo wa 8, icyakora muzahabwa imbaraga n'Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzabagabo nyabagabo
wo kumpamiriza i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramukingiriza. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo umwuka wera nabamanukira, tuzaba abagabo nyabagabo bo kumuhamya i Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya, ikasikazi hose, Kaperinawumu. Imana ishimwe cyane. Nuko umwuka wera azaba yatumanukiye. Ndagira ngo tuganire ku mwuka wera, ntabwo turi buze kurambirana cyane. Umwuka wera ese atumarira iki? Adufasha iki? Ese aza ku muntu umeze gute? Imana ihabwe icyubahiro cyane. Kristo yaravuze ngo sinabibabwiye kera kuko nari ngiri kumwe namwe, ariko ubu noneho ndabibabwira kuko nenda gusubira ku wantumye. Imana ishimwe. Imana ntabwo arimo aravuga ko azadusigira ba Gaburiyeli bazaturwanirira, ntarivuga ko azadusigira ba Mikayeli, ahubwo yavuze ngo nzabasigira umwuka wera kuko naza azabemeza, azemeza ab'isi, azabatsinda, azabemeza iby'icyaha cyabo. Imana ishimwe. Ngo azabamenyesha ibitaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Uwo ni umwuka wera. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ku 8 hari mu byakozwe n'umwavuze ngo icyakora umwuka wera nabamanukira muzahabwa imbaraga, tuzaba abagabo nyabagabo bo kumuhamya hari hose yagiye avuga. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, amen. Rero Kristo turamushimira cyane ko atemeye kudusiga nk'imfubyi, yaza kudusiga twenyine. Nuvuga ngo ab'isi hari kuri 11 bavuze ngo kuko ab'isi yabaciriye urubanza. Imana ishimwe cyane. Yaza kudusiga twenyine, Satani yari buze kuduconcomera, yabuze kutwoherereza zirangabo ziwe z'abadayimoni, ariko kuko umwuka wera hari ajya turwanirira, ajya tumenyesha ibitaraba. Imana ishimwe. Iyo tuza kuba tutamufite, ntekereza ko yari buzajyaza rimwe na rimwe, ugasanga iyo tuba tutamufite abadayimoni baza baturwanya, hari imyuka mibi, hari imbaraga z'abarozi, z'abakonikoni, ariko kubw'umumaro w'umwuka wera bimwe Yesu Kristo yavuze ngo azabamenyesha n'ibitaraba, ajya abasha kutubwira ngo bizagenda gutya, ajya abasha kutubwira ngo bimeze gutya, nyamara ibyo bintu bitaraba, kandi kuko tukabibonesha amaso. Niwe uduhereza imbaraga. Petero icyatumye yihakana Yesu Kristo nuko nta mwuka wera yari afite. Amajije kumwemera, wa mwuka wera amajije kumuzaho, niwe wavuze ngo wa wundi mwabambye nukoze bintu. Haleluya, amen. Nuvuga ngo uwo ni umumaro w'umwuka wera. Hari umumaro umwuka wera ajya tugirira, hari akamaro gakomeye cyane umwuka wera ajya tugirira, ajya dukorera. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Umuntu rero udafite mwuka wera mu buryo bwa mwuka butari ubwo mu buzima busanzwe cyangwa se no mu buzima busanzwe, ntekereza ko nta mwuka nyine w'ubugingo aba afite. Iyo umuntu ari muzima akenera umwuka wo guhumeka. Iyo yashizemo umwuka turirukankana, yashizemo umwuka ntabwo yarara muri urwo rugo igihe kingana n'ukwezi. Barahuruza ngo baze bakore muri urwo kuko yashizemo umwuka aba ari intumbi. Nuvuga ngo rero umuntu nawe udafite mwuka wera, umuntu udafite ubugingo bukenera mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Ubwo bugingo budafite mwuka wera ntekereza ko buba bupfuye. Haleluya. Nuvuga ngo tugomba gushaka mwuka wera. Muri 107 bavuze ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru kawihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihaga nande kawihoraho, dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Ngo dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Akomeza avuga ngo mu gihe ubonye kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka abonye kuyoborwa n'umubiri. Vuga ngo garuka kuko turamukwiye. Imana ishimwe cyane. Vuga ngo iyo mwuka wera ari muri twe hari ibintu tudakora. Iyo mwuka wera ari muri twe nuvuga ngo hari ibintu bitabangika. Ni umwuka wera, nuvuga ngo arera cyane, ntabwo yaba yera ngo abangikanywe n'umwijima. Imana ishimwe cyane. Rero nuvuga ngo iyo ari muri twebwe, iyo ari muri twe hari ibitandukanye n'ibyabisi dukora, hari ibitandukanye kubera ko uwo mwuka ari muri twebwe. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro cyane. Pawulo yandikira Abagalatiya
ibice 5 mu wa 19 arondora imirimo ya kamere. Kuri 22 arondora imbuto z'umwuka. Imana ishimwe n'ubwo ngo hari imbuto z'umwuka wera ziba muri twebwe. Iyo mwuka wera ari muri twe hari imbuto tugira. Iyo mwuka wera ari muri twe hari imirimo dukora itandukanye n'iya kamere. Yakomeje avuga ngo kuko umucyo n'umwijima bitabangikanywa. Imana ishimwe ntabwo ubusambanyi bwabangikanywa na mwuka wera. Mu gihe ukora ubwo busambanyi menya yuko mwuka wera yabonye kuyoborwa n'amarari y'umubiri akaba gusize. Musaba utigaruka. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro cyane. N'uvuga ngo igihe cyose aho ushaka no kwiyozwa gati se mwuka wera aba muri bariya bazinini wayaza ntago arabavuga indimi gusa, ahubwo ubugingo bwose buzima buba bufite mwuka wera. Ntabwo mwuka wera azari kuri barabavuga indimi gusa, mu baririmbyi abamo, mu bakristo abamo, mu badiakona abamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo hari umukobwa twasenganaga akunda kubona abandi bavuga indimi batakumenya ngiye mwuka wera ataranzaho. Amen. Avuga ati ko nari nako nabatijwe iki cyatumye mwuka wera atanzaho. Nyamara yari afite imbaraga. Rimwe turimo turasengera umuntu yararwaye imyuka mibi, Imana ikoresha undi muntu avuga ngo kugira ngo umenye ko muri wewe harimo mwuka, uyu muntu niwe agiye kumusengera kandi ndabikora mu izina ryanjye. Nuvuga ngo mu izina ry'Uwiteka Imana nyine yigaragaza iciye muri wawe. Rero ntabwo mwuka wera aza kuri bari abanyamwuka abandi bavuga indimi, aba kuba Kristo, aba kubaririmbyi. Umuririmbyi ufite umwuka wera aririmbira mu kuri no mu mwuka. Umudiyakoni ufite mwuka wera akora imirimo yiwe nk'ukorera ijuru, agakorera isi nk'uzayibamo, agakorera ijuru nk'uzaritaha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Nuko aba afite mwuka wera. Umuntu ufite mwuka wera hari uko agenda, hari uko avuga, hari uko yicara, hari uko aganira n'abandi. Imana ishimwe kubera ko afite mwuka wera aramucyaha. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Mwuka wera rero aza kuri wa muntu wemeye guca bugufi. Ijambo ryarambwe ngo aho umwuka wera atari abantu bigira ibyigenge. Hara yakomeje Kristo avuga mu butumwa bwa Yohana aravuga ngo naza zaremeza iby'icyaha. Iyo ufite mwuka wera nshobora kugutuka, nshobora kurwana, nshobora no kwiba wenda urugero, kuko mfite mwuka wera nkumva nakoze ikintu kidakwiye, nkumva mbese natandukiriye umuco. Imana ishimwe. Mu muco w'Abanyarwanda ubundi biramenye, umuco w'Abanyarwanda ni ukwambara ukikwiza. Ariko uyu munsi ndamutse nambaye umwenda w'imbere nkambara wenda n'isutiye nkagenda mu muhanda, kubera ko uwo muco atari uw'iwacu. Abazungu babyambaye tuhatubona ari ibintu bisanzwe, ariko kuko atari umuco w'iwacu nuvuga ngo abantu byabatangaza ndi kugenda mu muhanda cyangwa se n'undi muntu wese uri kugenda mu muhanda yambaye ibyo bintu byabatangaza. Kubera iki? Kuko atari umuco w'iwacu. Nuvuga ngo rero n'umuntu udafite mwuka wera iyo abikora bayumva ari ibintu bisanzwe. Umuntu ufite mwuka wera iyo yakoze icyaha yumva hari ikintu yakoze kidasanzwe. Mwuka wera akomeza kumucyaha, akomeza kumwongorera. Dayimoni akurura avuga ati ngwino ni byiza. Mwuka wera akamwongorera, akamucyaha. Niwe umwemeza iby'icyaha, akamwemeza ko yakiraniwe. Niwe wemeza umuntu iby'icyaha byiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Turi kuvuga ku mumaro w'umwuka wera. Imana ishimwe. Rero iyo ufite mwuka wera nuvuga ngo hari ibintu ukora bitandukanye n'iby'abisi. Abisi impamvu baba babikora baba bataramumenya. Ushobora kumumenya ariko ukaba utaramwakira cyangwa akaba ataraza muri wewe. Mwuka wera rero ntago ameze nka taxi igenda ihagarara ibaza abantu muragenda ukamenya nyine kugomba kwinjira. Ntago ari korera mwuka wera akora. Iyo yamajije kubona akabona ko wiyejeje, akabona ko noneho waciye bugufiya utari ikinani, wemeye kuyoborwa nawe, wemeye kuyoborwa na mwuka wera, nubwo yemera kuza mu buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Mureke dushaka uwo mwuka wera nk'uko umuririmbyi abitugeneye. Ni Yesu Kristo wamutugeneye. Imana ihabwa icyubahiro. Nkunda igitero cya 5 yavuze ngo turagusabye mwami Yesu Kristo utwoherereze uwo mufasha mwiza, kuko dufite intambara ikomeye hano mu isi. Turamukwiye rwose. Iyo udafite mwuka wera hari ukuntu wiyobora, hari ukuntu ugenda, hari ukuntu wigira ikigende. Nuvuga ngo hatariho amategeko, na hano mu Rwanda hatariho amategeko, kwicana kandi nyine byaba ari ibintu bisanzwe. Kuba wakora violence ku mwana nuvuga ngo nta tegeko rihari riguhana. Niko rero no mu buryo bwa mwuka.
iyo udafite mwuka wera, iyo udafite mwuka wera hari uburyo tugenda wumva ari ibintu bisanzwe kubera ko utaramenya amategeko ye, hanyuma hari ukuba waramenye ko mwuka wera hari ibintu yanga ariko ugakomeza ukabikora nuvuga ngo ntabwo wamwemereye ngo aze mu buzima bwawe. Amen. Ijambo rirambwira ngo ikimurikiwe n'umucyo cyose kiba umucyo. Yesaya 61 haguruka urabagirane kuko umucyo w'Uwiteka ukumurikiye. Imana ishimwe cyane. Uvuga ngo iyo uri mu mwijima umucyo ukarasa ahantu ntabwo bakiri mu mwijima ahubwo no hahinduka umucyo. Mureke dushaka umwuka wera kubera ko ari Uwiteka wamutugeneye. Amen. Iyo harara atuyobora inzira nziza, akatuyobora inzira yo gukiranuka, ntatuma dutana. Iyo tugiye gutanara ducyaha. Imana ishimwe, inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, niko Dawidi yanditse muri Zaburi 23. Nuvuga ngo iyo uwo mwuka wera hari ubwo ajya cyaha nk'abantu bijya bikunda nko kuba wenda abantu bakabaye nk'ahantu mu butayu imbere cyangwa ku musozi cyangwa mu cyumba abantu bagiterana kumva mwuka wera cyashya umuntu. Nuvuga ngo nyine aba yaratanye abantu barimo baragenda mu murongo umwe ariko hakaza kubaho gutana, niko kukugarura kuriya akagucyaha ariko adahari abantu bakigira ibyigenge, umwe yaca undi agaca urumva nta nzira zigana Siyoni baba bafite. Imana ishimwe cyane. Bene Kora barandika muri Zaburi 84 ngo ahirwa abafite inzira zigana Siyoni mu mitima yabo. Imana ishimwe ngo bageze mu gikombe cyitwa Baka bahindura ahantu heza h'amasoko. Nuvuga ngo iyo dufite inzira zigana Siyoni tuba dufite na mwuka wera muri twebwe. Nababwiye imirimo umwuka wera akora yemeza abantu iby'icyaha, arabacyaha, abamenyesha ibitaraba. Nuvuga ngo uyu munsi ntabwo ndabona Imana n'amaso ku maso ngo turebane gutya nkuko nshobora nkuko nyine ndimo ndareba muri iyi kamera, ntabwo ndayibona physically yambaye inyama n'amaraso ariko ku bwa mwuka wera narayibonye. Imana ishimwe kandi nayo ni umwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Ku bwa mwuka wera narayibonye. Uvuga ngo hari ibyo atumenyesha, hari ibyo atwereka, hari ibyo atubwira bitaraba, kavuga ngo mbarinze mbakinze. Uwo ni wo mumaro w'umwuka wera. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Turacyari kuvuga ku mumaro w'umwuka wera. Rero aduhereza imbaraga. Petero amajije guhabwa imbaraga niko kuvuga amagambo ngo ntabwo twasinze ahubwo nyine ni umwuka wera umwe mwabambye ni ukoze ibingi. Nuvuga ngo muri iyo mirimo ya kamere ntabwo umuntu ufite mwuka wera muri we hagomba kuhamira ry'ubusambanyi gusa. Amen. Kwa ijambo rirambwira mu Bakorinto ba mbere 6:12 byose turabyemera ariko siko bitugira umumaro. Ngo umubiri n'umwuka ntabwo ari ubusambanyi, niko Pawulo yakomeje avuga. Reka turebe noneho ku murongo wa 22. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro no kwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Yesu Kristo babambanye na kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Twe kwifata uko tutari twenderanya, twenderanya kandi tugirirana amahari. Amen. Avuga ngo twe kwifata uko tutari, niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka. Arongera bereka imbuto z'umwuka none. Uvuga ngo noneho mu mbuto z'umwuka nta shyari ribamo, habamo ibyishimo, habamo kugwa neza, habamo amahoro. Imana ishimwe. Habamo amahoro, habamo gutanga, habamo gusurana. Izo nizo mbuto z'umwuka. Imana ihabwa icyubahiro. Rero niba uri umukristo birakwiye kugira imbuto z'umwuka, birakwiye gushaka uwo mwuka wera akaba muri wewe. Nababwira ngo umwuka wera ntameze nka taxi agenda yihana, kandi ntabwo waza gutura mu nzu ikibamo abantu. Iyo ushaka kuba mu nzu babanza ba nyirayo wenda bakayivamo, bamara kuyivamo niba habagamo abandi bantu bamara kuyivamo bagakoropa inzu ukabona kuyimukiramo. N'abantu barimo barubaka inzu bundi bushya ashobora kubwo ndimo ndabisanisha, ashobora kuba ari bwo noneho ushaka kwihana. Uvuga ngo wubatse inzu yawe iracyarimo ibitaka, iracyarimo amarange niye mwayakorotse aho yagiye ameneka, mubanza mukayikorera amasuku. Ntekereza ko bitajya bibaho ko abantu bava mu nzu uyu munsi saa yine n'iminota 10 abandi niyo banazamo bamaje kuyikoropa. No yaba ari nshyashya imaje kubakwa nuvuga ngo babanza
bakayikoropa bakayikorera amasuku. Rero umwuka wera nawe akeneye ko hari ibyo ubanza ugakuramo, hari ibyo ugomba kubanza gukura mu mutima wawe kugira ngo azabane nawe, hari ibyo ugomba kubanza ugakoropa kugira ngo azabane nawe. Amen, haleluya. Ibyo ngibyo byose tubyegezeyo, dukureho ibidafite umumaro, twemerere uwo mwuka wera aza atuyobore mbese tumwihereze wese. Amen, haleluya. Muri bya 370 ngo Yesu ndi wawe nyakira, nguhaye ibyanjye byose uko bingana, mwami mwiza unyiharire. Imana ishimwe, Imana itwiharire, iduhereze uwo mwuka wera tuyobore, ndeka azatuyobora paka tukugejeje Kanani. Ntabwo azatuyobya kubera ko twamwemereye. Nuvuga ngo kumwemerera ngo azabe muri weho uvanamo ubusambanyi, ubuhehesi, gutendeka, ubusambanyi, kwikinisha, kuroga, kujya mu bapfumu n'ibindi byose bisa bityo bya kamere. Tubikuremo ngo twongere noneho dutere igiti cy'imbuto z'umwuka. Haleluya. Twera abatubona badusoromeho amaronji, badusoromeho pome, badusoromeho imyembe, uvuga ngo badusoromeho imbuto nziza. Haleluya. Kugira ngo tubashe kumenyesha n'abandi. Imana ihabwe icyubahiro. Niba uri umukristo rero ushaka uwo mwuka wera, niba uri umudiyakoni ushaka uwo mwuka wera, niba uri umupasiteri ushaka uwo mwuka wera, kubera ko niyo waba umupasiteri. Pawulo aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abamarayika, ari kuvuga ku bijyanye n'urukundo, noneho nubwo wakora ibiki ariko udafite uwo mwuka wera, none se nutamwemerera ngo akuyobore uziyobora. Niwe uyobora uzayoba, kubera ko hari amajwi menshi muri runo rugendo agomba kukuyobya cyangwa se ashaka kukuyobya. Ariko emerera mwuka wera azature muri weho, ateremo igiti cy'amahoro, ateremo igiti cy'ibyishimo. Amen. Ntago ari ibyo gusa, ahubwo tubikiwe n'ubugingo. Rero hari abantu bafite ishyano cyane ubwo mwuka wera azava mu isi. Amahoro cyangwa agahenge bigihari nuko mwuka wera kiri muri isi. None namara gusubira kwa mutumye nuvuga ngo isi zabigushije ishyano bwa kabiri, hazabamo umubabaro, hazamo ibintu byinshi. Reka twongere rero yangwate batarayijyana, tuyifate, tuyikomeze. Nuvuga ngo twemere tumubwire ngo ngwino utuyobore muri rugendo nkuko abo y'Abisiraheli ukabageza i Kanani. Amen, haleluya. Nimba twemera ko Imana ari utatubwera, Imana umwana n'Imana mwuka wera, nuvuga ngo ni nayo Mana nyine, tuyemerere tuyobore kugira ngo tugeze hariya. Reka twisengere dusoza, tuzongera dukoranye ikindi kiganiro. Twisengera Imana dusoza, tubwiye ngo ngwino duhe mwuka wera. Naguha mwuka wera nugera mu bibazo ntabwo uzahagarika umutima, azaguhereza amahoro kandi ntagatanga nk'uko abisi batanga. Imana ishimwe cyane. Azaguha umudendezo, azaguhereza ibyishimo, ajye basha no kutubundikira mu mababa yiwe, abantu ntibabashe kutumenya kuko turi kumwe na mwuka wera. Reka tumusabe. Nimba hari aho wagenze nabi, umubwire ngo garuka, ni kumurindi yavuze, kandi ko karagaruka. Ntabwo aba yagiye ngo gute, ahubwo ahora ari hafi ategereje kuvuga ngo mwami ndagarutse. Imana ishimwe. Reka dusenge. Turagushimiye kuri umurengezi w'ubugingo, turagushimiye kuri Uwiteka icyubahiro n'ikibi cyawe, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ubihererwe icyubahiro murengezi wacu. Twavugaga ku mumaro w'umwuka wera wadusigiye, ibyo ajya dukorera. Ngaho ndakwinginga cyane, nkweretse imitima y'ubwoko bwawe itarabasha kwakira mwuka wera, itarabasha kukwakira. Mwami wacu n'ukuri barigenzuye, basanga bagiye kure yawe, bagenze uko bidakwiriye, bagenze uko bashaka, ariko baciye bugufiya. Mwami Imana barongeye baragarutse. Reka ubahereze uyu mwuka wera abebore muri runo rugendo. Ngaho Mwami Imana komeza imitima y'ubwoko bwawe, urusheho kubahereza imbaraga. Mwami Imana we, aho umwuka wera ari abantu babona imbaraga, abantu ntibigira ibyigenge. Ngaho nyemerera cyane, uwo mwuka turamukwiye rwose. Nyemerera cyane, dufite intambara ikomeye mu isi yo kurwana n'umubiri ndetse na Satani. Duhereze uwo mwuka wera kugira ngo aturwanirire, adutsindishirize. Niko mbisabye nginginga, ndabyizeye ko nduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahereze umugisha. Shalom.